maze imyaka 3 naha mu kirere marishimye tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo. Aho mvuka nge mvuka iburengerazuba, data umbyarana umukongomani yashatse abagore 5 abyara abana 50. Turashize bangahe abyara wowe ntujuhemuka kandi ntukoze isoni abikoza abana yacu gukora bikwiriye. Mbere y'ibindi byose dusoma ijambo ry'Imana. Turasoma ahantu hatatu, turasoma mu kanya gato. Umuntu wese ufite Bibiliya ayifate dusome, hanyuma ijambo ry'Imana dusome igitabo cyo kubara. Ndashaka ko dusoma ibitabo 3 kandi mu mwanya muto. Ufite Bibiliya wese ayifate dusome ijambo ry'Imana, sibyo? Kubara igice cya 21. Reka musome umurongo w'9. Haravuze ngo Mose acura inzoka mu muringa ayimanika ku giti cy'ibendera. Uwo inzoka yariye yareba iyo nzoka akagira ate? Ko mutavuga akagira ate? Reka nsome irindi mu Byakozwe n'Intumwa igice cyawo cya 4, nsome mpere ku murongo wa 7. Ndasubiramo, ni Ibyakozwe n'Intumwa ni igice cyawo cya 4, ndasoma umurongo wa 7. Babata hagati barababaza bati, n'imbaraga ki cyangwa n'izina ki byabateye gukora ibyo? Nuko Petero yuzuye umwuka wera arabwira ati, batware b'abantu namwe bakuru, uyu munsi turabaswe twagire neza umuntu waruremaye kandi turabaswe icyamukijije. Ariko mumenye mwese n'abantu bose bo mu Isirayeli yuko ari izina rya Yesu Kristo uwo mwabambye Imana ikagira gute? Ikamuzura, ryo ritumye umuntu ahagarara imbere yanyu ari muzima. Yesu niwe buye. Kasoma no murongo waho wa 11. Yesu niwe buye ryahinywe namwe abubatsi kandi ryanditse rikomeza ikiyemwe. Nuyuka ngusome. Kandi nta wundi agakiza kabonerwamo kuko nta rindi zina ryahawe, kuko nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu bakwiye kugira gute? Gukirizwamo. Nitwa mu Rwanda shaka Felesien, hanyuma ndi umugabo, mfite madamu n'abana 5. Yesu ashimwe. N'abana 5, harimo abahungu 2 n'abakobwa 3. Hanyuma ntuye hariya Igihara muri Ruyenzi. Nishimiye kubana namwe mu izina rya nde? Rya Yesu. Nishimiye kubana namwe, ni ubwa mbere ngeze hano. Mushumba wanyu tumenyanye vuba cyane, ariko Imana ishimwe ko nageze hano. Imana muyikomere amashyi muyishimire rwose. Ka mikrofone nikavuga ukareba ukuntu kagenza. Nishimiye kubana namwe. Hanyuma ndi umuyobozi w'itorero hariya Karugira rya Deperi. Nishimiye kuza kubana namwe mu masengesho cyangwa se mu giterane. Senda kaza neza.
Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Nari mfite kugenda kwino saha byangoye cyane kuko numvaga ko saa 12 ndaba nagiye shaka guhaguruka ngo ngende. Nari ngiye kugenda kuko nari mfite gahunda kwino saha y'isa 12. Yewe ndanasohoka nitaba telefone ngiye guhaguruka ngo ngende, ijwi rimbere, ijwi rirambwira ngo wigende. Mba nagiye kuko hari umugabo w'inshuti yanjye, hari ahantu aragiye kugura inzu ya etaje kandi ninjye wari ugiye kuyigurisha. Urumva ni ibintu byari bifite inyungu zikomeye. Najya guhaguruka nkumva ijwi rirambwiye ngo icare. Mbona umwanya uragiye rwose, na pastor sinabimubwiye. Ndavuga reka ntuze kuko umuntu umwe w'Imana arakomeye kurusha ibindi byose. Ariko mba nagiye. Ariko Imana ishimwe. Rero ndibuza gukoresha umwanya utari munini, ariko ndashaka gusigira ikintu cyakugirira akamaro. Sibyo? Nta mwanya munini rwose mfite imbere yawe. Mfite umwanya mutoya unkurikire, niyo mpamvu nutinda urasanga ndi gusoza. Twongere dukomere Imana amashyi tuyishimire, urasanga ndi gusoza. Reka mbanze mbabwire ikintu gikomeye. Munyikirize haleluya. Munyikirize haleluya. Shaka kubabwira ikintu gikomeye. Wowe wicaye aha ngaha uri umuntu w'ingirakamaro. Babyumvise? Uri umuntu w'ingira, uri very important person. Kuba kwamagaza aha ngaha no masaha ni wowe nta wundi. Ikintu cya mbere ni amakuru. Reka mbanze mbaha amakuru nakiriye, ubundi mbabwire gato kwa amagambo ngiye gusoma, nako maze gusoma, ubundi dusenga Imana mu izina ryandi, kuko ntago mfite umwanya munini, nutinda asanga nsoje. Magaza aha muri kuririmba, numvishe ijwi ryaje mu Gifaransa. Numva rirambwiye ngo ubwire abantu ngo lose la dernière fois. Abantu bazi Igifaransa bansobanurira lose la dernière fois. N'ubwa nyuma. Buyandi magambo, ubwa mbere n'ubwa nyuma. Ijwi ryambwiye rikomeye rirambwira ngo mbabwire ngo mugiye gukodesha ubwa mbere ndetse n'ubwa nyuma. Kuko Imana yambwiye ngo igiye kubaho urusengero rwanyu. Ariko niba mutangiye kumva Imana, muhaguruke mutere haleluya. Paya. Ubwa mbere ndetse n'ubwa nyuma. Kuko Imana yambwiye mpagaze ahantu. Mwabonye ngerageza gutuza cyane, kuko nge ndi umuntu ugerageza gutuza kugira ngo mbanze numve ikintu ngiye kuvuga. Sibyo? Ko sugupfa kuvuga gusa aha ngaha ntimuzagire ngo nukwahagarara mu munyenga. Niyo mpamvu ntahise ngenda, nabanje ndatuza kugira ngo numve icyo Imana ishaka ku bantu banyu. Sima gusa n'abandi bazanyumva, ngiye kubaha amakuru azabakiza igihe kirekire. Ko ntangiye gufashwa mwavuze ngo amen. Ngiye kubaha amakuru. Ngiye kubaha amakuru magufiya avuga ngo Reba, Yesu niwe wenyine ufite umuti wagukiza byose. Ndasubiramo. Reba nde? Yesu niwe ufite iki? Umuti wagukiza bingahe? Reka nsubiremo icyo kintu.
reba nde reba nde niwe wenyine wagukiza ibyawe bingahe banza umumera amashyi nayo makuru ugiye kubaha mu mwanya muto la sonema ta la sonema nayo makuru ugiye kubaha kuko hari igihe umuntu areba kuri bene wabo akabareba ejo bagapfa nibyo cyangwa ntabwo ari byo hari igihe ureba ku bantu bakomeye ukabishinga ukibwira ko ari ikintu bakumarira ejo mu gitondo ntibagire ikintu bagira gute abiringiye abantu barabahemukira ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni wowe ntujye uhemuka kandi ntukoze isoni abikuza Mana yacu kuko urabikwiriye wowe ntujye uhemuka kandi ntukoze isoni abikuza Mana yacu kuko urabikwiriye wowe ntujye uhemuka kandi ntukoze isoni abikuza Mana yacu kuko urabikwiriye. Haleluya. abantu bari kunyumva mwese mutere haleluya mushimire Imana reba nde mujye musubiza mfite umwanya muto reba nde reba Yesu niwe wenyine wagukiza uriya ntabwo uranyumva nutinda urasanga asoje buriya hari amagambo mwagiye muvugira aha ngaha ndabakurikirana numva amaraje mu maso ni ukuri Imana ibaha umugisha nubwo ndi kubabwiriza ibintu mbona hari abantu bazabyumva ariko ntacyo bitwaye nabo bazabyumve mu izina rya Yesu amaso yanyu mwayavanye ku bantu mureba Yesu uriya rugendo umushumba yagenze mushumba Imana iguha umugisha kandi nawe ugusabiye ngenda umukozi w'Imana nanjye ntabwo uyu murimo mumaze mu iminsi mikeya ariko ruriya rugendo yagenze iyo akiza kureba ku bantu muvuge ngo byari kumucanga byari kugera gute byari kugucanga iminsi ikakubera mibi ariko amaso yavanye ku bantu ayahanga umwami Yesu batangira mu ihema none mugeze ahantu hari amakaro muvuge nk'amakaro aha hantu ni heza ni ukuri kw'Imana nanjye bwanjye hanshimishije murabona atari heza ni heza rwose kano gatuti wagira ngo nako Nyarugenge sako mudakomera Imana amashyi oya ahantu nubwo bimeze gutya nahumvishe ikirere gikomeye ariko muvuge ngo ni heza amaso ye nuko yahanze kunde tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo tumbira Yesu tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo tumbira Yesu wenyine haleluya wenyine gisubizo tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo yo tumbira Yesu wenyine ya ko nanjye gufashwa mwavuze ngo amen ndega ntabwo muramenya muraza kumenya narebye Yesu wenyine ndafite epfo ndafite ruguru nagira icyerekezo nagira ubuzima ntagira muvuge ngo ntagira rimwe ntagira kabiri meze nabi muvuge ngo ameze nabi aho mvuka njye mvuka iburengerazuba
data umbyara ni umukongomani yashatse abagore 5 abyara abana 50 turashize bangahe abyara Imana irihangana ko ntangiye gufashwa mwavuze ngo amen abyara senka nanjye mvuka muri aba bana kandi igitangaje njyewe mvuka ndi wa 47 ndi wa 47 noneho kubera ubuzima twari dufite dukura nabi nuvuze ngo dukura nabi pe nta keya urabyumva aho twavutse ntago twari kubona keya tuvukira mu kazu muvuge ngo akazu kamwe kameze gutya ka muviringo kamwe kameze gutya nta bantu bari hano baba barakavukiyemo basigaye babyira bakerengeza ahantu bavuye kandi kameze gutya niwo twavukisha turyama ku rutara uruki urutara ibyamatera bije vuba twisasiraga urwiri cyangwa se imbagara niho hano twaryamaga manza nawe uri mutoka mbare kabisa uyu mugabo mbonye Imana iguhaye amafaranga acira amafaranga Imana iguhaye kota salame nika salabini yafa ariko mwanyitabye haleluya paya ntangiye gufashwa Imana irambwiye ngo wowe ntago uri wo hafa Imana irambwiye ngo izakugeza kuri Imana irambwiye iguteye inkunga akira inkunga y'Imana mu izina rya Yesu abo tukiri kumwe muvuge ngo amen abahungu barana nabo baratuma ndibuze guhanura nkapfira hangaha muze kujya mucuranga mbabwiye sibyo muze kugacuranga mbabwiye memuretse gatoshye reka mbabwire mureke turebe Yesu wenyine niwe gisubizo muvuge ngo Yesu wenyine Yesu we urumva reka mbaha amakuru makeya urumva nakuze nabi ndafite ikiyemwe ndafite icyerekezo ariko najya gusenga nkabwira Yesu ni mwami urabona uko ngize gute ukomeze kandi meze nabi ariko ndabizi neza singe wa mbere wabugiriye neza nanjye wangirira urumva mvuka hano bita muri Nyabitekeri mu murenge Nyabitekeri nimba nano bahazi n'abandi bahazi papa shaka hazi nawe shaka Nyabitekeri hasi noneho turi munsi y'umusozi witwa Rujyo murabuzi ubukasana bita mu gishugi ukagenda bita mu kabakene ukagenda hasi naho ngaho tuvuka ari ahantu ni haragatsindwa ntabwo ugera mu kabakene ukomeza guca utambika uji iwacu ni habi aho navukiye ni habi isi n'ijuru bizashira muvuge ngo bizashira hataragera imodoka hataragera amashanyarazi n'ahantu hasi hirya munsi y'umusozi dutuye hejuru y'amazi habe muvuge ngo habisha ariko ndi gusenga umunsi umwe ndahantu mu Rwonga Yesu arambwira ngo nzagutera inkunga arambwira ngo nzakuvana mu cyaro ngo utuze mu mujyi wa Kigali Yesu we uri mwiza
nari mfite akada kaje imbere, mfite umutwe ungana gutya kubera bwaki, ngenda gutya ndi majyanjyari, urumva nari mfite amavunja ya hatari, urumva ariko ngeze imbere y'umwami Yesu arambwira ngo nzakugirira neza, ariko abamushima baramutere haleluya, arambwira ngo nzakugirira neza, nzakugirira neza. Wowe nta makuru ufite ubundi wambonye ntabwo nzi, ubundi uyu mugabo n'ubundi n'ubwa mbere ambonye, ntabwo twari tuziranye. Hari umuntu wamunsunikiye arambwira ati sura uriya mugabo, ubundi nawe ntabwo nzi, n'ubwa mbere ambonye. Mwambonye ndi hano mugira ngo ndi umuntu woroshye, ni ukuri Imana yangiriye neza. Dufite Imana igira, Imana yamvanye mu cyaro, muvuge ngo mu cyaro, nta mashuri mfite, ntarigeze niga amashuri, muvuge ngo yayandi yose, muvuge ngo ntayo rwose, kuko nkubwiye ayo nize wasabwa agera gute agatembagara, ariko Yesu yigisha kurusha abahanga bose, muvuge ngo amen. Yigisha kurusha abahanga bangahe bose, amvanayo nihuse angeza mu mujyi, umugore muvuge ngo baramumpaye, umugore mfite imyaka 21 baramumpaye, mwibikaho muvuge ngo mwibitseho, ubwo ndihuse aransimbutsa aranzamura. Reka mpamvu baye buhamya mu nyumve neza, ndashaka kuza kugera aho nshaka. Aranzamura, itorero rya Deperi Pentecote riransengera, ringira umwarimu, muvuge ngo ababaye we ubu ngubu kandi ndiwe, muvuge ngo niwe. Ariko se kutabivuga niwe wangizeho wanga, kutabivuga cyane niwe wangizeho, komera Imana niwe wangizeho, kandi ndacyazamuka. Reka mabwira akantu gakomera Imana yankoreje ubu 2018 ku itariki 20, sinzabyibagirwa. Imana yari yarambwiye ngo nzakora ikintu uzabwira abasenga ko ndi Uwiteka. Reka mabwira ijambo rikomeye, nta makuru ufite, umwami wacu aracyakora, mubwire ngo aracyakora. Arambwira ngo nzaguha inzu uzajya wicaramo abantu bagire ngo si wowe, kandi nzagutuza muri etaje. Bona ikintu gitangaje, ejo muvuge ngo ejo bundi 2018 ku itariki 20 ku isaha y'isa 7 umwami wanjye arantungura, muvuge ngo arantungura sha. Ye data we. Wa muhungu wavukiye muri Nyakatsi, wa muhungu warwaye amavunja, wa muhungu wari ufite inda yageze ahangaha, Imana irantungura, muvuge ngo irantungura. Ikoresha umuntu w'umukire w'umubosi, arambwira ati rero muhungu wanjye, kuva uyu munsi ntuzongere gukodesha, fata imfunguzo nawe wibereho. Kandi ikintu gitangaje, ntugire ngo ni kadasiteri yampaye, ntugire ngo ni ibyuma 2 yampaye, mubwire ngo yampaye etaje. Komera Imana, haleluya. Maze imyaka 3 naha mu kirere, marishimye. Tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo, tumbira Yesu wenyine, oh niwe gisubizo, tumbira Yesu wenyine, yewe niwe gisubizo, oh tumbira Yesu wenyine, niwe gisubizo. Mwavuze ngo amen. Umva, mugenzuraga namwijuru, ujye utumbira Yesu. Ujumuhanga maso, ujumuhanga maso, ajari tumutu
kumanywa na nijoro ujya umuhanga we ujya umuhanga amaso ujya umuhanga amaso ajarinda umutumiriye kumanywa na nijoro. mumukomere amashyi mumushimireyo kabisa. Reka mbabwireho gatoya ningaruka afite umwanya nzabahonya burambuye. Umwami wacu akomeje gukora. Oya mubwire ngo aracakora. Bimubwire ngo aracakora. Bimubwire ngo aracakora. N'ibyo abazabikora. Ibyo abazabikora. Aracyatabara. Umwami aracyatabara. Umwami aracyatabara. Umwami aracyatabara. Abamwemera muhaguruke mutere. Aracyatabara. Mukomera amashyi umushimire akomeje. Imana ishimwe cyane. Reka mbabwire ijambo rimwe cyangwa abiri nsoze. Ndivuge cyangwa soze. Reka mbabwire nasomye amagambo menshi ariko sinyasobanura. Mugiye mwidene nzaga kuko isobanura. None reka mbabwire amagambo nk'abiri cyangwa gatatu soze. Ijambo rya mbere. Umunsi umwe uwitwa Petero na Yohana ngo bagiye gusenga. Mwakoze kuza gusenga. Mwakoze kuza gusenga. Ngo bagiye hehe yemwe gusenga. Ngo hari mu masaha y'isa 9. Ngo baragenda ngo bageze bugufi bw'urusengero. Haleluya. Ngo bahasanga umugabo ugize gute uhicaye. Uyu mugabo ngo yaragize imyaka 40. Agize gute? Vuga cyane. Agize ate? Aremaje. Ngo ababonye ngo bakubise amaso. Aya makuru musanzwe muyafite. Ngo bakubise amaso ngo arabasaba. Arababwira ati mwagize gute? Mwampaye. Petero na Yohana baramubwira bati ifeza izahabu ntabyo tugize gute. Umugabo aravuga ati se niba mudafite ifeza ntimugire izahabu, mu yandi magambo murampiki. Yego sha. Kota ifeza n'izahabu ntabyo mugize gute mufite. Mu mutima aravuga ati se mufite iki? Mwikomereze. Ifeza izahabu ntazo mufite iki? Baramubwira bati rero wa mugabo we ijambo rya mbere uturebe. Utugira gute yemwe? Uturebe. Ntangiye gufashwa. Ugira gute? Uturebe. Utuni yasika yangono salai utuzeriwa korome. Ugira gute? Uturebe. Ati cyo nacyo ati amaso ndayafite. Mfite ubumuga bw'amaguru ariko ubw'amaso ntabwo mfite ubw'amaso. Mfite ubw'amaguru. N'abahangariya. I'm ready to see you in English. I'm ready to see you. Konangiye kukivuga se mwavuze ngo amen. Ngo arabareba. Baramubwira ngo rero nubwo ubona nta feza akaba nta zahabu ariko icyo dufite kiruta amafaranga. Icyo dufite kiruta ifeza. Icyo dufite kota. Icyo dufite uretse gato. Icyo dufite icyo twibitseho
kiruta ifeza. Barababwira ngo mu izina ry'Uwiteka, mu izina ry'umwami wacu Yesu, haguruka, haguruka. Mu izina ry'Uwiteka haguruka. Mu izina ry'Uwiteka akira ubuzima. Mu izina ry'umwami Yesu akira kubaho. Mu izina ry'umwami Yesu akira ubuzima. Mu izina ry'umwami Yesu akira ubuzima. Mu izina ry'umwami Yesu akira ubutabazi. Mu izina ry'umwami Yesu akira isinzi. Ego para. Ababyumvishe mutere haleluya. Komera Imana amashyi, komera amashyi. Hera sonema ni sopesi. Memuretse gatoya mbabwira ijambo rikomeye. Iki ntago ari icyokere. Nabwiye ngo mbabwire ngo nimurebe Yesu. Ibyo nyoka ataguha Yesu azabiguha. Ibyo amafaranga ataguha Yesu azabiguha. Muvuge ngo amen. Azabiguha. Mu izina ryande. Aha niho nsoreje. Dawidi yavuze ngo iyaba atari we wabaye mu ruhande rwacu, ubwo abadayimoni badushikiraga amenyo, baba baratunogonoje, baba baraduhekenye, ariko yavuze ngo Uwiteka agire gute? Agire gute yemwe? Bivuge muhagaze. Uwiteka agira gute yemwe? Uwiteka ashimwe utaradutanze ngo duhinduke umuhigo w'amenyo yabo. Etala sonene nema alasoki henini ziririzi. Uwiteka ushimwe utaradutanze ngo duhinduke umuhigo w'amenyo yabo. Fata umwanya ushimire umwami Yesu. Senga ushimwe kugira ngo ndagushimiye. Wampaye ubuzima ushimwe. Wampaye icyerekezo ushimwe. Wampaye kubaho ushimwe. Wampaye ubutabazi ushimwe. Umpaye guhumeka ushimwe. Umpaye kubaho ushimwe. Umpaye kuba mu mujyi ushimwe. Senga Imana ushima. Umpaye gutabarwa ushimwe. Hota na soke nema. Tuta yasiri wiria. Hangone kitalasi. Shenota talawa. Anasene walabo. Mola sini wiria. Hatoseni minias. Turagushimiye ugejeje ukora. Abagabo baragushimiye. Abasore baragushimiye. Abakobwa baragushimiye. Ala posene weriasi. Turagushimiye. Kuba duhumeka turabigushimiye. Kuba turiho turabigushimiye. Kuba twapfuye turabigushimiye. Kuba turi bazima turabigushimiye. Kuba twageze ahangana turabigushimiye. Kuba duhumeka turabigushimiye. Apaya sere weria. Eto salangone. Eto taya sikiniwi. Kuba duhumeka turabigushimiye. Kuba duhaye ubuzima turabigushimiye. Kuba dujyana apaya siri wiria. Turabigushimiye. Kuduhaye ubuzima turabigushimiye. Alakosenimi. Turagushimiye. Turabigushimiye. Tukosalama igide mula sakota. Tugukomeye amashyi. Memwe cyayi gatoya mbabwira amakuru. Sonema lasi. Sonevazo. For I so many years, je le sonnerai so many for swearia. Sonne my giddy, so many for eyes and eyes. Umukarambwe ngo waje hanga wese. Umuntu waje hanga wese. Ambwiye ibintu bitatu. Icyambere arashaka kumuha imbaraga zo kunesha ibyaha. Zo kunesha iki? Ibyaha. Icyo ni icyambere.
zo kunesha iki? Icyo ni icyambere. One na sa enonesi. Ndashaka gusengera abantu bakurikira, mwihangane, ndumva Imana igiye gukora ibintu bikomeye. Menya ikintu cyatumye ntagenda, ndakimenye neza. Umuntu wese ufite icyaha icyo ari cyo cyose ahaguruke musengera Imana. Musenga mubika imitwe. Imana ishaka gutanga imbaraga zinesha iki? Ibyaha. Ubika umutwe gato, ubika umutwe. Nimba uzi ko wasambanye, haguruka. Nimba uzi kubeshya, haguruka. Nimba uzi guteka imitwe, haguruka. Imana igiye gutanga imbaraga. Pena soke nesi peto la sapa. Imana iri kumbwira ngo igiye gutanga imbaraga. Nimba uzi ko ujya usomana, haguruka. Nimba uzi kurya icya 10, haguruka. Nimba uzi kuheta, haguruka. Nimba uzi gukora porono, haguruka. Imana yavuze ngo haguruka. Nimba uzi ko ufite ubuhehesi, haguruka. Haguruka imbere y'Imana. Umuntu wese uhagurutse ntabifate nk'imihango. Imana iramwe ngo igiye gutanga imbaraga. Igiye gutanga iki yemwe? Uvanyemo senti, intoki zivane muri senti gato, zivanemo. Tuwongere kuzishyiramo kandi usenge mbonye bagufunga. Usenge bikana igifungo, wumvise? Usenge ntuzatahira umuziki wowe muturage we. Imana iramwe ikurinze gufungwa. Tala sonema kita Salomeni. Uzaye gukora nkubwiye, sibyo? Abantu mwese muhagurukira imbere y'Imana. Nimumve mwanya muzana. Nimuve muzana mbasengere. Nimuze mbasengere kuko ibintu Imana imbwiye ntago ari ibintu byoroshye. Nimuze mbasengere Imana. Nimutambuke hano ku ruhimbi, nimuhuzura abandi mupfukama hano mugeze. Muze mbasabire Imana igiye kubakiza icyo bita ibyaha. Keta la soneme, mupfukame aho ngaho ku ruhimbi. Dore Imana igiye kubakiza ibyaha. Iki cyaha icyo cyose ugiye kubwira Imana ngo Mana ukimbabarire. Sinshaka umuntu n'umwe ureba hano. Nimba ufite icyaha ngwino upfukame aha ngaha. Etotala pala senima ndiko senema. Mushumba haguruka. Baguye mikrofone. Sengera izi ntama, Imana ibanze bababarira ibyaha byabo. Muvuge cyane ngo Mwami Yesu. Mubivuge se, muvuge ngo Mwami Yesu. Duciye bugufi. Dusanze dufite ibyaha bitandukanye. Byose bitubabarire. Ntago tuzabyongera. Ibyaha byose twakoze bitubabarire. Ntago tuzabyongera. Kuva uyu munsi turabyihanye. Bivuge cyane, turabyihanye. Ntituzabyongera. Utwandika mu gitabo cy'ubugingo. Imana ibeze. Basengera mushumba. Imana ikora ibikomeye. Imana ibabarira gukiranirwa. Imana ireba mu mitima ikamenya. Imana irondora ikitegereza. Imana izi igikanga cya buri wese. Imana izi inzira anyuramo. Toriwa site leko sideboa. Ndatura imbabazi ku buzima bwabo. Ndatura imbabazi ku buzima bwabo. Ndatura imbabazi ku basore n'abakobwa. Ndatura imbabazi ku bamama n'abapapa. Imbabazi zawe nizibabeho mu izina rya Yesu. Ese ubugingo bwabo bube buzima. Amaraso amennye ku musaraba reka acunshumuke ku buzima bwabo. Ubabarira icyaha n'igisa nacyo. Babarira buri mwuka wose wabafashe ukabahambira. Uberesha amazi n'amaraso mwana. Uberesha ijambo ryawe kuko ijambo ryawe ni ukuri. Ukore ku bugingo bwabo, ukore ku mitima yabo, bahindukire rwose bahindutse. Maze ubwiza buryo wasezeranije bagushaka, buryo wasezeranije baca bugufi bakihana, utangire buze ku buzima bwabo. Nyemerera mwana, iyo ngo y'icyaha ndayiciye mu isengesho kubw'ijambo ryawe uvuze. Unyemerera ubohore maze babohoke, maze umwuka wera akore kuri bo, ababohore burundu, bagendane kwera, bagendane gukiranuka, bagendane ingeso nziza, bagendane imbuto z'abera, bakora ibishimwa. Imbabazi zawe zibatwikire mwana. Gukiranuka kwabera umucyo wavira mu mitima, kandi aho batuye bera imbuto zikwiriye abihannye. Maze aho bahura nabo bazaba bahamya bo guhamya ko bahindutse. Ubuntu bwawe n'imbabazi nibisesekare ku bugingo bwabo. Mana abari babazi, haba batekereza gukundi, bazatungurwa no
tugukome amashyi kubw'imbabazi zawe mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Nimwigendera Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Imana ibahaye imbaraga. Mwakira imbaraga zo kunesha ibyaha. Haleluya. Imana ibahaye izo mbaraga. Ikintu cya kabiri numvishe Imana yambwiye, umuntu wese muri mwe muvuge ngo amen. Umuntu wese muri mwe kandi uzamure kwizera. Njyewe n'iminota yanjye yandangiranye ariko ngiye kubasengera n'ibintu bibiri bisigaye. Hanyuma Imana mbe guzamure kwizera. Tugiye gusenga, ari ikintu mugiye kubwira Imana, cyaba kimwe byaba bibiri. Imana yambwiye gukiyibwira, iragikora. Iragikora. Iragira gute yemwe? Haguruka. Imana ikurinze kubesherwa ngo wakoze icyaha cya viyori, bakagufunga imyaka 25. Nabonaga bagushyiraho iyo dosiye, ariko kuko waje imbere y'Imana, Imana irakurengeye. Nuzajya ugira ikintu ujya gukora, uzajya ubanza ubaza Imana, ntugapfe guhubuka. Icya kabiri, mbere y'ugiye kugira ahantu winjira mu rugo rw'umuntu uwo ari we wese, ujye ubanza umenya amakuru y'aho hantu kuva tuvugana. Uko mbonye bagufunga umara imyaka 25 mu gihome. Iyo Imana iguhaye amakuru, icya mbere urasenga, icya kabiri ugashima Imana ko ibikuyeho. Mukomere Imana amashimwe shimwe. Ikintu cya mbere ni iki yemwe? Ni amakuru. Imana ikurengereye aha ngaha. Mbonye umuntu akoze gutya ku mutwe wawe, Imana irambwira ngo iguhaye ubwenge. Acira ubwenge Imana iguhaye. Wowe haguruka. Imana yambwiye ngo muri wo harimo impano iyo kwikora mu buryo bw'indirimbo ikanezerwa. Kandi yambwiye ngo ugende wirinde ibintu bitatu mu buzima bwawe. Nyumva ndeba. Wirinde ubusambanyi, wirinde kubesha, wirinde kugira ikintu ufata kitari icyawe. Kandi Imana yambwiye ngo ugende umukirisitu ntuzaba umusitari. Imana yambwiye ngo iguteye inkunga, ntabwo uzapfa ukindutse. Imana iguhaye iminsi yo kubaho, ariko ngo ucunge sana, utazaririmbira ubusa ukabyinira ubusa ukazajya Gihonoma. Ikintu gikomeye ni ubugingo bwawe. Nabonaga imbere hari isoko iri kududubiza, kandi iyo soko nkabona abantu bose bari kuyinywaho. Imana irambwiye ngo muri wowe shizemo indirimbo zimeze nk'isoko zizakiza abantu. Ariko ujye uririmba ukiranuka, ubyine ukiranuka, ntuzaba umuniga cyangwa umutipi. Ngaho icarire. Wa nesere bin yasiri. Imana aguruka. Imana irambwiye kurinze kurwara ibere ry'iburyo. Nabona kugira ikibazo cy'ibere ndetse bararikata, barikuraho. Muvuge ngo shh. Imana irambwiye icyo kintu iracyanze. Uko wari ugiye gufatwa nk'akantu kameze nka kanseri kakagenda gakura, kameze nk'agaheri kagakura hakavamo kanseri. Imana irambwiye ngo mu kwezi kwa 11 mu matariki nk'aya ya 30 wari kuzashingura umwana, ariko muvuge ngo Imana iracyanze. Pereza kota Imana igize gute? Iracyanze. Mbonye umuntu aguye ikimenyetso cy'umusaraba. Ndavuga nese uyu muntu bagiye kumuhamba, ikindi bagishira ku musaraba, ikindi bagishira kumva. Ariko ndi kwibaza ibyacyo. Imana irambwira ngo iteranyije imirimo wakoze n'iminsi washe gusenga.
irayiteranyije. Iyo minsi yayiteranyije, umunsi waje, umunsi warutuyeho, umunsi warepese, umunsi waririmbyeho, umunsi wateranyeho, ibintu byose wakoze irabiteranyije. Ngo kwizo mpamvu irabiguhembeye, kandi iguhembeye ibyo bintu, kandi ngo ni wawe yahavanye ibyago. Kandi Imana irambwiye ngo hari ubutunzi buje mu biganza byawe. Ayo mashini imbara y'Imana mu Yakobo, hari ubutunzi buje mu biganza byawe. Abakunda Imana muvuge cyane haleluya. Imana iguhaye kubaho. Haguruka madamu. Imana irambwiye kurinza abajura. Abantu bazi ko uri umukire ufite za miliyoni, ariko n'ubundi uri umukire utunze utanga amafaranga. Ariko Imana irambwiye ngo igiye guha za miliyoni bajye bazivuga uzifite. Mbonye Imana ikurinze guhuma amaso ukagenda bakurandata. Imana ikuvaneho guhuma amaso. Hari akagambana Imana ikuvaniyeho, mukomere Imana amashi. Imana ikuvana icyo bitakaga sekotarasi. Ko wicaye se. Imana irambwiye ngo ikurinze uburozi. Uzi uburozi arajya guha ukajya wishimagura 28 aho uri wose ukishimagura ku buryo utazajya kujya mu bantu ukaba uri muri ibi gusa. Ndebera do mubiri wose uri muri ibi, muvuge ngo shi akina na Yesu. Ariko Imana ibikuriye ahantu mu izina ryande cha etosalamin. Kandi uzagera ahantu ubone utizeye, ujye ubika icyo bita itumanaho mu ishakoshi kandi uyifate uyikomeze. Nabonaga amabanda gushamuza ibyo ufite, mbona barakwambaye bakwambaye na telefone. Ariko iyaburahamu na Isaka na Yakobo iragutabaye mu izina rya Yesu. Muyikomera amashi iragutabaye. Igutabariye ahangaha mu izina ryande cha. Tela sokita. Mukecuru ngwino hano ngusengera Imana. Uriya mukecuru ngwino hano. Munzanire hano. Arahagera. Erelezeni wini mini kota sana winias. Ngaho hagarara hafi aho ngaho ugeze hafi aha ngaha. Hafi. Uyu mukecuru mubona muri iki cyumweru yaragiye kuryama, mu gitondo mugasanga yagagaye. Muramuzi? Ntabwo mumuzi? Kandi Imana imuvanya ahantu hameze nk'umwijima, kuko yari ameze nk'uri hano mu gahuge. Ariko abantu baza gusengera aha ngaha bakoze kabisa. Imana iguhaye iminsi yo kubaho. Nta kindi guciye ko waje mu nzu y'Imana. Nta kindi. Turamusengeye mu izina ryande. Tunga ibiganza ngaho, turamusengeye mu izina ryande. Yakira kubaho mu izina ryande. Tumwirukanye imbaraga mbi mu izina ryande. Kwa jina na Yesu. Ngaho genda. Gendere. Uyu muntu Imana imutumureho imbaraga mbi. Muvuge ngo azitumuriye kwa jina na Yesu. Umva wowe Imana ikurinze indwara mbi. Hari umuntu ngo wari ufite ngo indwara ngo ayimara imyaka 12 ngo yari indwara y'umugongo. Iyo ndwara murayizi? Iyo ndwara Imana yikurinze. Imana ikurinze indwara y'umugongo. Kandi wari uyirozwe n'umuntu ugahora urwaye iyo ndwara. Ariko mu izina ry'Uwiteka muvuge ngo irabyanze. Komera Imana amashi yicarire. Ikona pasa kotala. Shalom semenias. Imana irabyanze mu izina ryande Yesu. Imana igutsindiye abagome bari bakwiteguye mu izina rya Yesu. Muvuge ngo irabyanze. Muyikomera amashimana elebo sele weria tako salama. Iyi Mana ikwiriye gushimwa cyangwa ntabwo bikwiriye? Ikwiriye gushimwa cyangwa ntabwo bikwiriye? Abumva yashimwa mutere haleluya. Shekota.